Trust me, girl, Lisa, trust me. You are reason why I'm still alive. I don't want to do, cause my bad. Kubaho nago ufite dore nabyo ni wake. Ese ibibazo impamvu iri gutuma ngaruka ubonera kure nkubona mu nyenyeri. I beg you, mbere ingabo inkingira amaso ndinde byabise umva mbwire ni gute inzara yanyica Yesu na wajya kumureba kamwihamagarira. Hey! Isero none rwamagaye ntabone gase yego sha Yesu ngurashaka ko muri no minsi marisi nta kibazo nsura nareba insura Sura nta kibazo Sure sha umwana se yatetse mwana. Hey! Yatetse ibiryo nazavoka se Yesu nazakarota nazasambaza inze turahita tuziga nta kibazo inze duhita tuziga insambaza Yesu sambaza subizi se sambaza navuga ibintu by'insambaza nk'amakaroti nakubura rwose subizi se wowe nta kindi kubirya turatubiyo wewe nta kibazo vayo wowe vayo nshaka tubirya turabirya vayo kugabanya amagambo birumvikana sawa shane niwe n'agacati kadyo kibagora mvanki we banguka bundi ugize unsure utamamagaye ibyo kujya n'igikomane mu gishaka nawe sinakigwa yewe sawa reka mbe nicatira Okunzi C'est pro David. Gonna sip with tonight with a smile on your face. You better than them, you better than them. That's what I hear, baby. No kore since if tumaze iminsi barandahiye ngo wabaye missy. You better never fall, you better never fall kuko nzagusama disi. Dore bakwita amazina y'urusobe menya hari nagende mu buyobe. Gusa love you, love you, love you, love you. Biri deeply, Joanna, Joanna. Give me love a thing, yeah. Give me love a thing, one. Joanna, give me love a thing, yeah. sha ukumbona n'iki n'ucira abantu ukuntu meze genda na maradiyo iyi ngiyi yo nayivanye mu mujyi urayibona nawe umuntu uvana mu ye urambonera ndo Yesu telefone nta kibazo fuka nta kibazo telefone nta kibazo none se kubona phone yanjye ari rutushe wowe ufite touch ubona ko birenze tureke n'ibyo hari ikintu muri yitwa ikintu ukumva kagifite uzagera mu maradiyo bw'impamvu tugenda na maradiyo abagenda na maradiyo baba batwika urumva niyo mpamvu nanjye ngenda na maradiyo mba ngomba gutwika yego rw'impamvu imbwa zose njya nzibona mu nzira zifite uturadiyo Jesus is Lord. ujye ureka rwose kwirarira urumva nanone cyatuzanye si icyo ngicyo urumva nayo naje tuvuga njye tugiye kurya kuki aba twamugenzwa n'inzara twavuganye ko tugiye kurya reka tubikwane nawe mu byiza no kure urumva urabona nubwo tugiye kurya urumva bose arahari borizi bose aya iki gihe abahabi nayo nzuka aba yagiye mu kazi uyu munsi yaje urumva kandi rero tugomba urumva pembe nyine tugahita How do we have this? kandi yego mbwira rero uzirya umwumbati isegonda rimwe umva bari You can be prosecuted for that. ubizi ntacyo ndihangana njye duke
wihangana se wapfushije ndehangana nge duke ndarya duke rwose ndagerageza rwose urarya duke ndarya duke ndarya duke niyo kaba ari agahiko kamwe n'akarya ndakemera turye nyine Yesu! nyine utuzane duke nawe ako urabibona ntukandetse umva se noneho ngaho nyine niho urumva nimbuze kurya duke urarya duke ndarya duke turye nyine nigeze dufite sha nawe urasekeje nawe urasekeje urambwira ati umuntu urya natana dufite ntabwo umuntu usaga ibyo tugende tugiye kugenda mana yanjye tugire vuba urajya kwishima se nyine icyanyishimishije nuko tugiye kugera duhita turya tugende wakoze iki hari akuse umuntu asaga yakoze cyangwa amagara ubanza uko uburangara n'ibyo ngibyo ni ukumva tubireke wowe rumva tugenda ryo kurya tugende ndagutinya mwana akuse umva mubwire ibyo biga byawe hari ubwo wabigaburiwe na tugende ni imana yabiguhaye tugende wowe tugende ni imana gabanyamagambo tugende No GCSE, no A level. You will end up.